bimeze bite bro? Bimeze gutya nk'uko uri kubireba. Yamaye nka yewe Yesu umwami we. Umusore ko bamwishe man. Bimeze bite man? Bagukubise ni beto yakuguyeho bakumanitse hejuru urahananuka byagenze bite? N'abantu yashize. Haguruka va ahantu. Nzana agatabo nshakira agatabo nshyirira aho hantu. Yamaye nka tata. We. Ibi ni iki banyarwanda? Ibi ni iki ko nabibabwiye ko kwisumo TV hazashya nimba batangiye kumanukura CEO. Ibi bintu ni ibiki? Yego man, gashyiraho ngaho nta kibazo. Nabi. We. Yamaye nka data. Icara man, icara ihangane. Ihangane wicare kabisa. Yewe ga. Yeah, my people ngira ngo mwabonye tugeze ku musore wacu nje byananteye ubwoba. Yo my people, Eastern, Western, Southern, Northern, Kigali, mumeze mte? Hako mfite byishimo ndoze. Cyakoza, yes! Mwabyumvishe ni Gigi wanyu nk'ibisanzwe. Uyu munsi twimutse turi ku Isumo TV. Yamani Isumo TV mbabwira gukora subscribe, like, share na comment mushyigikira umuhungu wanyu. Yitwa Olivier Kagame, twari dufitanye ikiganiro. Ariko man, uhamujyama nimba yagerageje kudufera, nimba ari ibiki? Twamubuze. Ariko nubwo twamubuze, ariko dore ibipangu. Cyakoza abaniga bari bro, twikomereze. Ngira ngo ari twaje kureba Olivier Kagame yari yatubeshye. Nibyo turimo tugiye kureba ngo ayabaye iki, ni iki gituma dufera. Wa muhungu wanyu mukunda uri hanze, uri mu gihugu cy'u Rwanda ariho turi. Ndetse no muri aka gace ntari kubasha kumenya ngo niki ariko nta kibazo. Baturangiye tugiye kumugeraho tumenye ngo byamugendekeye gute ni gute uyu munsi yize kubeshya. Reka tugende turebe ngo bimeze bite ibintu uyu munsi. Bimeze bite? Olivier, yamaye nka tata. Olivier. Bimeze bite bro? Bimeze gutya nk'uko uri kubireba. Yamaye nka yewe Yesu umwami we. Umusore ko bamwishe man. Bimeze bite man? Bagukubise ni beto yakuguyeho bakumanitse hejuru urahananuka byagenze bite? N'abantu yashize. Haguruka va ahantu. Nzana agatabo nshakira agatabo nshyirira aho hantu. Yamaye nka tata. We. Ibi ni iki banyarwanda? Ibi ni iki ko nabibabwiye ko kwisumo TV hazashya nimba batangiye kumanukura CEO. Ibi bintu ni ibiki? Yego man, gashyiraho ngaho nta kibazo. Nabi. We. Yamaye nka data. Icara man, icara ihangane. Ihangane wicare kabisa. Yewe ga. Yeah, my people ngira ngo mwabonye tugeze ku musore wacu nje byananteye ubwoba. Kabisa. Olivier. Bimeze bite ko mbona? Kumbona wabaye gutya byakugendekeye gute? Anjye ni gutya nabibonye, sinzi uko byaje. Nabonye bigenze gutya. Ni beto bakumanuriyeho bakuzamuye hejuru bararekura cyangwa ni inkoni? Bintu ko tata. Ibintu ko mbona bitoroshye bro. Nanjye sinzi icyo banshakaho n'abantu babikoze. Ariko gerageza ubwira abanyarwanda neza. Gerageza ubwira abanyarwanda nka Olivier Kagame ukora ku Isumo TV. Bwira abanyarwanda ninde wagukubise byagenze gute? Ni gute bagusohora mu gipangu bakakumanika? Byakugendekeye gute? Naherutse kumugoroba tuvugana kuri telefone ko dufitanye ikiganiro nge nawe. Twari dufitanye ikiganiro, twari twaketse ko wanatubeshye. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza kukwishakira. Hanyuma bigenda bite?
uko byagenze rero nanjye nabonye bije gutyo, nabaye ndi kugenda hariya hakurya, hari akantu nayo ngiye kuzana hafi yo mu rugo hariya, mpura n'abasore bane sinzi ibyo ari byo, banturuka inyuma baramfata barankubita banshira hariya bazi ngo menya, bari bazi ko napfuye. agafaranga menya harisha nta gafaranga bagukubitiraga, ni iki wazize iki muri make? Bwira abanyarwanda neza, ni gute abantu bagufata bakakugira gutya? Ni ikihe kibazo kweri? Nanjye rero hagati aho sinzi icyo bashatse kunyicira, ariko ku mihanda hari inkuru iherutse ihari, ngira ngo hari nawe urayizi, nawe wayikoze, ngira ngo kakajwe yari yakubwiye ko azaza kukumanikisha amaguru. Ibyo ngira ngo abanyarwanda barabizi, kandi mu minsi ishize yari mu Rwanda, cyangwa niwe waje ashaka kukumanikisha amaguru? Tubwire. ibyo rero byo kuvuga kakajwe hari ntabwo mbihagazeho neza, kuko sinzi niba yakora ibintu by'ubwicanyi gutya. Ni n'ikibazo gikomeye cyane, ndumva ko byaba bidakwiye, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko rero abo basore bangiriye gutya ndi kubakeka ahari, kuko mperutse kuba ndi gutembera muri quartier zo mu rugo, Aha, mbona abasore barambona ngo dore wa muhungu wigana Paul Kagame, bashaka kumbaza ibintu by'ubuceri, ngo ibintu by'inote kandi uguri. bari basinze banyweye bya bindi bajya banywa by'amatabi n'ibindi hari n'amayoga, ibintu bibi cyane insoresore ziyaye muri ino minsi. Wanambwira n'abasore urubyiruko, inkumi, abagore n'ibindi, kwirinda ibiyobyabwenge si ibintu byiza. Ngira ngo mu gihugu cyacu murabizi ko birabujijwe cyane. Komeza utubwire. hagati aho rero uko byagenze, ati utubagurire waragafashe, YouTube irarekura, TikTok irarekura, IG ifungo ngo ni ryose, kifungo ni iki? Baba barabikujijije. bari bazi ko hari kafashwe amafaranga natangiye guhembwa, kandi koko se nibyo? oya, ntabwo ndatangira guhembwa, ndacyashakisha ngo ndebe ko nakuza imbuga zanjye nanjye zimpembe. Yego nibyo, ngira ngo nibutsa n'abanyarwanda kugushyigikira, abari hanze y'igihugu. Ngira ngo nkunze gutangira inkuru zose mbabwira nti abantu bo mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'abo muri diaspora, mwese mugerageza gukurikira Isumo TV, mukore subscribe, musharinga inshuti zanyu, mukurikirana ibiganiro. Ngira ngo mwabonye ko ku Isumo TV byakomeye cyane, ni ibintu bitoroshye. Uyu munsi bosi wayo dore ibyo bamukoreye. Banyarwandakazi, ibi bintu turabifata gute koko? Nimba bagezaho bagufata bakagucurika bagushakamo amafaranga, ibi bintu byo ni ibiki kweri? Nanjye sinzi ibyo ari byo, hari sinzi, wasanga batekereza nk'ingurube hari, sinzi. hafi aho ngaho, kuko umuntu utekereza ngira ngo hari ko yagira gutya, hari icyo umutekereza. umuntu ukora ibiwe nta bwenge agira, biragaragara, kuko bashatse kunyica. Rega nuko haje ababyeyi hariya hirya bakabikanga bakiruka. Haturutse ababyeyi bahageze bari kuguhondagura, bakujugunya hariya tugusanze, barirukanka. Birukanse, sinzi, birukanse batandukanye. Bamwe banyuze hakurya n'abandi bariruka bazamuka, sinamenya iyo bagiye, ariko bakimara kunkubita ntabwo nabamenye, kuko banturutse inyuma, ariko hari umwe nabonye isura ye usa nk'aho ari urukarama akantu. Nibyo, ndizera ko nk'inzego z'ubugenzacyaha zifite ukuntu zakurikirana iki kibazo cyawe, ndetse bakagerageza kukurenganura nk'umunyarwanda, nk'umuntu wese urengana. ngira ngo leta y'u Rwanda yacu itabera, itarenganya, nzizera ko yiteguye kuzagufasha ndetse ikaguha ubutabera ukwiriye. Gira ikintu wakwisabira abanyarwanda bameze gutya,
bumva ko umuntu ukorera kuri YouTube cyangwa se uri ku gitangazamakuru runaka bakwiye kujya babatega ngo bafite amafaranga, kuko mugira amafaranga. Bwira abanyarwanda, gira ikintu ubabwira. Amafaranga yo hari abahanzi bari ujya ubona abandi bashobora kuba bayafite, ariko jyewe ubwanjye hasi ino mpano nta kintu irakugaburira. Tuvuge ko iyi mpano ufite yo kwigana umusaza His Excellency Paul Kagame, iyi mpano nta kintu irakugaburira. Tuvuge ko nta, urebye rero utuntu impa ni utuntu dukeya two kuba nagura nk'isabune wenda n'utundi tuntu, nta bindi birenze ndabonamo. N'ibyo bajya bavuga ngo perezida ngo yampaye inka, ngo yampaye gira inka, iyo nkuru nayumvishe nza mu mihanda, ntayo ndabona, ntabwo arayimpa. Ntabwo nanjye mba nshaka guhura nawe nk'uko abandi bose babishaka. Mbogira ikintu wisabira abakunzi bawe abanyarwanda muri rusange. Tugusanze muri situation mbi, ngira ngo ari twamaze no guhamagara ambulance, bagiye gushaka ku buryo ki bakugeza kwa muganga. Gira ikintu wisabira abanyarwanda muri rusange n'abakunzi bawe. Icyo rero nabwira abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda rero twese dufite impano Imana yatwihereye, yaduhaye umusaza utuyobora neza Paul Kagame. Ariko ibyo bintu rero nta gaciro bajya babiha. Umutekano urahari hano mu Rwanda, ariko ntago habura ibintu by'ibisahiranda, niko nabyita, by'ibisambo, ibigegera, ibijura, abanywi bitabi, biriya bintu nk'ibi ni nabyo byangiriye nabi, nibyo nabibonye. Ako muri ugomba guhabwa ubutabera. Ubutabera bwo nta kibazo, ndi kumva usibye kuba navuye amaraso menshi, ariko ndumva nta kindi kibazo hari nshobora kuba mfite. Yes, mwabyumvishe, iyi ni Isumo TV nk'ibisanzwe turi gukoreraho. Ngira ngo mwabonye ko Olivier Kagame yakubiswe, yagiriwe nabi, ariko ndizera ko agomba kumera neza kuko yatabawe, nta kibazo kinini kiramubaho. Ngira ngo hari abantu bateye gutya cyangwa se bumva ko bakora amafuti nk'aya bagakubita umuntu bamuziza impano ye. Ndizera ko si ibintu byiza, ndetse bari kugenzwa, bagomba gufatwa bose bagafungwa. Mukomeze mukore subscribe ku Isumo TV, musharinga inshuti zanyu. Tugiye gushaka uburyo ki tukugeza kwa muganga Olivier, tugiye gushaka uburyo ki tukugeza kwa muganga. Okay, nta kibazo nabwo ntacyo, gusa numvaga ameze neza, hari ntabwo nakomeretse cyane. Ariko bagomba kwitaho bakareba, hari ubuhe bagutera kakonongosho wa muntu we, ntago yabyoroshye. Kabona gushyizemo nk'akantu kakaguhangayitsa n'iki ntawamenya. Tugiye gushaka ku buryo ki twakugeza kwa muganga, bagukosore gakeya, ugaruke mu rugo, tukurwaza umere neza. Nta kibazo nabyo, niba bitagoranye nabyo byaba byiza. Gusa ntabwo nareka kubwira abo bantu abankoreye ibi bintu. Gira icyo babwira aho bari hose, nubwo ndabizi iyi video izabageraho cyane. Isumo TV igera ahantu henshi kure cyane, nta hantu iyi video itagomba kugera. Umuntu uzi ko yakoze ibi bintu, ndizera wese ko agomba kubizira. Kubizira byo nibyo, ntabwo. Ariko hagati aho, nubwo umuntu atagira icyo abakorera kibi nk'icyo bashatse kunkorera, ku giti cyanjye nkanjye ndumva bakwiye kuganirizwa, bukabaganiriza bahemutse byose, ariko bakanaryozwa ibyo bakoze. Ibyo bakoze n'ubundi byabaye zero. Ariko bagukomerekeje, nuko wabo bagomba kubiryozwa. Ibyo birumvikana, inzego z'umutekano zigomba kubakurikirana. Nibyo, ariko nabo igikomere banteye nabo mu bwonko bwabo kirimo, kuko bazajya bagenda bishinja ibyo bankoreye.
yes bo ndizera ko banagifite koko nk'uko Olivier Kagame abitubwiye. Yes, yari Isumo TV, twongera kubashimira uruhare mugira mu kudushyigikira, mukora subscribe, kureba ibintu byacu, gutanga amashare, mugaha inshuti zanyu bose bagakurikirana ibikorwa byacu dukora. Ndizera ko uyu ni umunsi ku munsi Jiji naje nk'ibisanzwe nakagaruka. Uyu ni Olivier Kagame twari turi kumwe, nanjye ni Jiji. Shout out.